Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tubahaye ikaze nanone. Imana ibaha umugisha mwebwe mudahwema kudukurikira kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Rero twongeye kwishimira kubana namwe mu isengesho ifunguro ry'umunsi. Turagira ngo rero uyu mwanya buri muntu wese tumuheze ikaze aho uherereye ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi rero dufite iki? Uyu munsi Imana yateguye iki? Turagira ngo rero dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana ndetse no kumenya icyo Imana idusaba mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane rero, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma turagira ngo dusenge, hanyuma dufate umwanya tuganire mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, uri Imana yumva gusenga. Cyubahiro ni icyawe. Uri data wa twese, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Nta yindi Mana ihwanye nawe, Elohim, El Shaddai, Jehova. Turagushimiye ineza yawe, urukundo rwawe udahwema kutugirira. Udufashe kandi uduhereze kumva ndetse no kumvira, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugiye kureba bivuze iki kuba icyaremwe gisha. Ndashaka ngo turebe ngo bivuze iki kuba icyaremwe gisha. Turaza kureba ibintu bigera kuri 20 bigaragaza icyaremwe gisha. Hanyuma icyaremwe gisha kibona. Hanyuma bivuga ngo iyo uvuze ngo icyaremwe gisha, bivuga ngo hari ibintu aba yakiriye, hari ibintu biba byamujeho atarasanzwe afite. Hanyuma rero icyaremwe gisha ni iki? Icyaremwe gisha ni iki? Hanyuma ibyo bintu biranga icyaremwe gisha nibyo ngira ngo turebe kuruta ibindi byose. Turareba ibintu bigera kuri 20. Ufate ikayi, ufate karamu, wandike, ariko turaguhendahenze udukurikire kandi urahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Reka tudatinze dutangire. Hanyuma icyambere icyaremwe gisha agomba kuba afite cyangwa se agomba kuba yabona. Icyaremwe gisha biravuze ngo iyo wabaye icyaremwe gisha uba ufite umumaro mushya mu Mana. Cyambere, uba ufite umumaro mushya mu Mana, uri umwana w'Imana, uba wabyawe n'Imana, uba uri mushya. Mu yandi magambo, uba wahinduriwe famiye, ukazanwa muri famiye y'abana b'Imana. Urasoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 1. Tuzajya tubahereza amaverisa, hanyuma muraza kuyasoma mu izina rya Yesu. Hanyuma icya kabiri, abafite undi mwanya. Uyu muntu wabaye icyaremwe gisha abafite undi mwanya, arukiranuka, atakiri umunyabyaha. Ni umuntu ufite undi mwanya kandi akiranuka, atakiri umunyabyaha. Uyu ndimo vuga icyaremwe gisha. Abaroma ibice 5 ku murongo waho wa 17 uraza kuhasoma, hanyuma uhabwa umugisha n'Imana. Ikindi, icyaremwe gisha agomba kuba afite izina rishya. Agomba kuba afite izina rishya ritandukanye n'irya kera. Wahita wibaza ati se bamuvanaho kuba yitwa Ntuzadusaba Imana bakamuhimba irindi? Oya, mu isi y'umwuka ahabwa izina rishya. No mu izina ahabwa izina yuko ahindutse umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ahabwa izina rishya. Mu yandi magambo, ntabwo akiri umunyamahanga, nta nubwo akiri umunyabyaha,
aba abarwa ng'umukiranutsi. Imana itugiye neza. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa kabiri ndetse n'uwa gatatu wahasoma. Iki cyaremwe gisha agomba kuba afite umuryango musha, agira umuryango musha. Mu yandi magambo aba yakiriwe mu muryango w'Imana, aba yakiriwe mu muryango w'Imana. Abefeso igice cya mbere ku murongo wawo wa 5. Hanyuma rero turacakomeje. Ikindi agomba kuba afite, uyu icyaremwe gisha agomba kuba ufite amateka masha. Ahita ahabwa amateka masha. Ibya kera bikaba birangiye, ibyaha bye, ikimwaro bigahanagurwa. Mbese ibyo nibyo biranga umuntu wabaye icyaremwe gisha. Zaburi 103 ku murongo wa 12. Icyaremwe gisha cyangwa se wabaye icyaremwe gisha agomba kuba afite ubushobozi busha. Agira ubushobozi busha, afite imigisha yose yo mu ijuru, bitewe nuko aba yabaye icyaremwe gisha, yahinduriwe identity. Abefeso igice cya mbere ku murongo waho wa 3. Ikindi gikurikiyeho, abafite ubutware busha, ahabwa ubutware busha. Ahabwa ubutware busha. Muri ubwo butware busha harimo kwirukana imyuka mibi no gukiza indwara mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 9, hanyuma ku murongo wa 1 urakomeza hepfo. Agomba kuba, iki cyaremwe gisha agomba kuba afite akazi gasha. Mu yandi magambo abahawe akazi gasha. Mu yandi magambo yakoreraga ubundi bwami, none Kristo aramurekrise, biravuze ngo arahindurirwa akazi. Akazi yakoraga akazi gahumanye, yakoraga ibyaha, yakoraga akazi ko guterekera, yakoraga akazi ko gusambana, yakoraga akazi ko kwiba, yakoraga akazi kameze nabi. Ariko Yesu yakuzanye aguheza akazi gasha. Mu kazi ka mbere Kristo aguhereza ko kubwira abantu ko Kristo agira neza, kari karuhura, kwamamaza ubutumwa bwiza, kwamamaza ko ari umwami w'amahoro, kwamamaza yuko agira imbabazi ibihe byose. Haleluya, haleluya. Mu yandi magambo uba uhindutse ambasaderi wa Kristo. Wewe uhita uba ambasaderi wa Kristo, ugakorera ijuru kandi uri hano mu isi. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 5 ku murongo wawo wa 20. Agomba kuba afite imbaraga nsha. Ahabwa imbaraga nsha, cyangwa se agomba kuba afite izo mbaraga nsha. Nta cyamunanira. Mu yandi magambo ni ukuvuga izo mbaraga nsha zishobora kumuhereza gukiranuka no gutsinda ibishuko no gutsinda ibimugerageza mu izina rya Yesu. Turasoma Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ku bice byaho 17 ku murongo wa 20. Ikindi, uyu muntu agomba kuba afite ubushobozi busha. Agomba kuba afite ubushobozi busha. Muri ubwo bushobozi busha ashobora gukora byose muri Kristo umuha imbaraga. Agomba gukora ibyo byose muri Kristo umuhereza imbaraga. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 13. Hanyuma agomba kuba afite ubundi butware. Agomba kuba afite ubundi butware. Ashobora kwegera intebe y'Imana ashize amanga.
hanyuma urwandiko rw'Abaheburayo ibice 4 ku murongo wa 16. Iki cyaremwe gisha cyangwa se wahindutse icyaremwe gisha agomba kuba afite undi mutware cyangwa undi mwami. Niba afite undi mutware baba ngo icyaha ntago kiba kimutegeka ukundi, Yesu niwe ugutegeka. Mu yandi magambo, uwamutegekaga gukora ibibi aba yahunze, muri we hakajyamo umutegeka gukora icyiza. Uwo rero umutegeka gukora icyiza ni Kristo, umwana w'Imana, Imana ihimbaza. Hanyuma ubwo ngubwo twasoma Abaroma ibice 6 ku murongo wa 14. Agomba kuba afite nanone umutima mushya. Iki cyaremwe gisha kigomba kuba gifite nanone umutima mushya. Ntukiri umutima utakiri ibuye, ahubwo ari umutima w'umubiri. Impamvu Yesaya yavuze ngo nzabavanamo umutima umeze nk'amabuye. Hanyuma iyo dusomye Ezekiyeli ibice byaho 36 umurongo waho wa 26 yatubwira neza mu izina rya Yesu. Ikindi, agomba kuba afite ibitekerezo bishya. Tekereza gushya. Ibitekerezo bye bikaba ari ibitekerezo bya Kristo. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 16. Agomba kuba afite umwuka musha no guhishurirwa. Hanyuma Abefeso igice cya 1 ku murongo wa 17. Nanone agomba kuba afite umurage musha, ubwami bw'Imana. Matayo 25 umurongo wa 34. Nanone agomba kuba ari umwene gihugu w'ijuru, afite nationalite y'ijuru. Abefeso ibice 2 ku murongo wa 19. Nanone agomba kuba afite imbaraga nshya zihambaye. Abefeso igice cya 1 ku murongo wa 18. Nanone agomba kuba afite intego yo gukora imirimo myiza. Abefeso ibice 2 ku murongo wa 10. Yesu yaravuze ngo dore ibintu byose ndabigira bisha. Aho biri mu Byahishuwe ibice 21 ku murongo wa 5. Rero ibi ni ibintu bigera kuri 20 tuvuze biranga icyaremwe gisha. Hanyuma ndagira ngo dusenge iri sengesho. Iri ni isengesho Paulo yasenze, hanyuma nanjye ndagira ngo abe ari ryo dusenga. Reka duce bugufi dusenga. Dusenge mu izina rya Yesu. Mbashimira Imana urudaca, ngabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Amen.
iri sengesho urarisanga mu Efeso igice cya mbere ku murongo wawo 16 kugeza 20. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe nanjye Evangeliste Rusangiza Jean Dodier bita Kajegerezo. Imana ibaho umugisha. Amen.